yezereka nizere ko umeze fresh nizere ko ugenda urushaho guhirwa cyane ibyo ukora bya buri munsi. Ni Fyve-tvrwanda tugenda tugera ku makuru abastar makuru bagezweho, one of the trending stories, top stories n'amakuru akugeraho 24 hours amasaha 28 kuyandi. So guys, kugira ngo maze kwimenyera ko iki ni ikiganiro The Cruise Show, tugenda tugera kuri byinshi cyane bigezweho mu makuru y'imyidagaduro, muri show business muri rusange, amakuru aba kugeraho 24 hours. So niki kivuga muri industry stories, imwe mu stories navuga ko dushobora kuva kuri imihanda utavuze ni story ya muheto divine, akaba Miss Rwanda gira ngo from 2023 kugeza maginga 2023 ya donc yagombaga kurangiza manda ye 2023 irangira 2024. Twakabe dufite Miss mushya aza kuvukamo ibintu by'ibibazo byinshi cyane, murabizi tarabuza kugarukaho birimo na Prince Kid, byinshi cyane biza gutuma rero badatora undi Miss Rwanda, biza gutuma akomeza nyikamba kugeza maginga nta wundi muntu urari habwa. So nimwe mu Miss navuga ko bagiye bahura n'utuntu twinshi cyane twishe dusa naho bimwe abanyarwanda bita birantega, you know bimwe abanyarwanda bita birantega. So muheto divine kwa Miss Rwanda ejo bundi twabonye itangazo rya police rimenyesha donc abaturarwanda ko yamaze gutabwa muri yombi, akurikiranyweho icyaha cyo gutwara yasinze bikabije. No, niba donc ndimo ndagerageza gukotinga yanyoye ibisindisha birengeje urugero, donc birumvikana ko yari yasinze. So ibyo rero biza gutuma atabwa muri yombi kubera ko si ubwa mbere nk'uko polisi y'u Rwanda bitangaje, si n'ubwa kabiri, kugira ngo binyibukije ko hari igihe bigeze gucicikana ifoto asa naho yasinze mu bukwe, arimo kubyina bigaragara ko yasinze. Nyuma umuntu ayipostinze abantu bamutera amabuye, nawe ubwe abivugaho avuga ko akwiye gutandukanya umuntu wishimye n'umuntu wasinze abivugaho. Bizana none kuba habamo accident, nanone bivugwa n'itangazamakuru ko yagonze kandi yasinze, nabyo bisa naho bipfubye. Donc abantu habura izindi nzego runaka, abantu n'ababitangaje ngira ngo baza guhabwa, donc baza gukosorwa, bavuga ko barimo gutangaza ibihuha bizana birangiriye aho. So ejo bundi niba nibuka neza nibwo iyi foto yagiye hanze igaragaza imodoka yagonze, imodoka nziza cyane yayindaye kabisa yagonze, ndetse inangiriza inyubako nabonye yari yayangije cyane bikabije. So byagaragaraga ko nyine yataye umuhanda cyane, biza gutuma abantu bongera kubizamuraho raising, baza kubigiraho akandi kantu k'akabazo, noneho biza kubreakinga ko n'ubundi yari yasinze. Ahubwo abantu nyine batangira gusa naho bamutabaza se, you know, Miss Rwanda bite agonga rimwe kabiri bimeze bite. So ejo nibwo twabonye itangazo rero ya police rigaragaza ko amaze gutabwa muri yombi, ndetse akurikiranyweho ibyo byaha nababwiye ko biri hejuru, birimo gutwara yasinze, kugongesha, kwangiriza ibikorwa remezo, kugonga kiruka agahunga. Nyeka ko byo nta muntu ushaka kugonga nkurikije ukuntu ira nyubako yayigenje ngo hagume, you know, ntago yahaguma. So especially ko abari na superstar no star, no umuntu uzwi, rimwe na rimwe banahunga media, kubera ko media sometime itangazamakuru rifite uburyo ibintu byarezinze, usibye n'itangazamakuru wenda riri broadcasting ry'ama radio stations n'ama TV, even na social media ubwayo ni part of journalism, ni part of donc broadcasting. So niyo mpamvu rero nkeka ko yaba yaranahunze, ni niyo mpamvu nkeka ko bya boostinze, kubera ko byatangiye bivugwaho n'abantu benshi batandukanye ba influencer no ku imihanda nk'uko dukunda kubivuga ya platforms z'ama Twitter, Instagram n'izindi mbuga nyinshi cyane
ubona ko bigenda bigira imbaraga ndetse bigenda binazamuka. So ngira ngo ni itangazo rero polisi yashyize hanze, inaza gukurikiza irindi riherekeje rigaragaza ibihano bimutegereje. Icyo dushimira Imana nuko nta prison, nta gifungo kirimo, ni amande, ni amande nanabonye ari amafaranga menshi cyane, akaba hafi muri miliyoni 2, harimo ibyo kugonga hafi miliyoni, gutwara nta ruhushya, gutwara wasinze, kugonga ukirukanka, n'amafaranga menshi cyane. Navuga ko biza kumukonsoma kubera ko nta mafaranga burya wagira yo kwishyura amafines ibihano, ayo mafaranga bari menshi. So navuga ko rero ni nk'uburyo bw'akanyafu cyangwa se kumukebura, kongera kumugarura, ariko biza kumugiraho ingaruka ndende kubera ko ni Miss Rwanda, ni figures, ni umuntu uzwi, public figures, ngira ngo ni umuntu uzwi cyane, ni umuntu kandi abantu benshi baba badimira ibintu bavuga ati uriya muntu ni inspiration yanjye. Navuga ko biraza gutuma birimita development cyangwa se iterambere rye, no kuba yarushaho kudevelopa no gukura mu buryo bwa kariyeri, especially ko akiri n'umwana muto ukeneye kudevelopa cyane. Nahoze mvuga, ngira ngo nahoze mbona itangazo, ntabwo ryasohowe n'urwego rwizewe ariko ryagiye hanze. Ni post imwe yakoze agaragaza ko ashobora kuba yamaze kwirukanwa mu Mbuto Foundation, kugira ngo naho yari afite job yamaze kuyitakaza. Binagaragara ko donc byagora cyane kongera kumugira icyizere ko ikintu cyo kibaye rimwe byageraho bikaba nka character cyangwa se imico, bikaba nk'ikintu wamaze kwadapta, wamaze kwakira ko uri nacyo. Icyo gihe nanone babigiye kuba ibindi. Ngira ngo ni kimwe mu bintu byo nabonye hanze, nkavuga ati biraza kumugiraho ingaruka kandi ndende, biraza kumubangamira muri development n'iterambere rye, biraza gutuma hari uburyo habamo limitations. Ngira ngo ni kimwe mu bintu nanabonye cyane, nabonye n'abajene bahora baganiraho bavuga ati kuri young ladies cyane umukobwa ukiri muto nka muheto, ni akajeste kabi, ngira ngo nicyo twifuriza n'abandi. Ntabwo twifuriza ko ibintu biza gufata media, biza kwinjira mu itangazamakuru, biza kuba ngombwa ko hitabazwa amategeko kugira ngo umuntu akosoke. Tuba twifuza ko buri muntu wese yaba umuntu donc wa muntu public, rubanda bareberaho, especially kuri Miss Rwanda. Ngira ngo nahoze nganira na mugenzi wanjye, kimwe mu bintu biraza kubaho nuko nabaganiraga kugarura Miss Rwanda competitions, bashobora kuba barekeyeho kongera kuganira kuri izi subject, kubera ko hari ishusho nziza bitarimo gutanga. Miss Rwanda avuzweho ibintu byinshi, nyuma ya muheto ngira ngo murabona ko haje n'ibindi, so which is not good. So ngira ngo ni kimwe mu bintu nabonye abantu benshi banavugaho, nanjye ubwanjye mfashe umwanya ngo mvugeho, nuko atari byiza cyane. Icyo twifuriza Miss Muheto nuko azakuba abo mwana mwiza nk'uko abandi muri iki gihe babivuga. So ni Fyve-tvrwanda, tugendera ku makuru y'abastar, amakuru bagezweho, one of the trending stories, top stories, amakuru ubutasanga ahandi. Reka nkubwire ngo jobless.